kandi Imana izashima ko ubutumwa bwiza bugeraho ni benshi. Amazina nitwa Emmanuel UWAMBAJE, nkaba ndi umukuru w'itorero muri paruwasi ya Kamashashi ahagana za Kanombe. Imana ikaba yashimye ko uyu munsi dufatikanya gusangira ijambo ry'Imana ku munsi mukuru, umunsi mwiza twibukaho ivuka rya Yesu Kristo. Inyigisho tugiye kurebera hamwe ni inyigisho izwi. Hari inyigisho twakuze tuzi muri Bibiliya bita ngo abari inyigisho iri populaire cyangwa sizwi n'abantu bose, ariko mu buryo bw'umwuka inyigisho yose ibyanditswe byera byose y'Umwuka Wera abimurikiye bihinduka ibidasanzwe. Iyo jambo rero ni jambo twese tuzi, umuntu ashobora no kurivuga mu mutwe atagombye no kurisoma. Ni naryo mukozi w'Imana Justin amaze kutubwira ubwo yarimo atwibutsa ishimwe dufite. Byanditse muri Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko Yohana bwanditse ibice 3 umurongo waho wa 16. Reka ariho nsoma kuko na magambo tuzi, ariko reka nyasome kuko uyu munsi turavuga ku rukundo rw'Imana rugaragazwa no kohereza umwana wayo Yesu Kristo mu isi. Urukundo rurimo kado, urukundo rurimo impano. Nta rukundo rudatanga rubaho. Urukundo rwose aho ruva rukagera, urukundo rwose ruratanga. Bishatse kuvuga ko ntabwo ikintu cyose umuntu ahawe gisobanura ko agukunda. Umuntu ashobora guha ikintu atagukunda kubera izindi nyungu agutezemo, ariko umuntu wese ugukunda ntiyabura icyaguha, kandi icyaguha kingana n'urukundo agukunda. Iyo ugiye gukorera umuntu kado, ingana n'urukundo umukunda n'ubushobozi bwawe. Imana rero murebe urukundo ikunda abantu n'ubushobozi bwayo. Urukundo rwinshi rutagira akagira idukunda n'ubushobozi bwinshi igira. Irabihuza rero iza kubonamo kado nziza cyane iruta izindi. Yaha bari mu isi ari kuduha umwana atari mu bana benshi, umwana umwe itamukuye muri benshi, ari uwo nguwo nyine iramuduha. Kandi itamuduhaye ngo aze kugubwa neza gusa, tunamugirire nabi, ariko aramubwira ngo ugenda. Dusome ijambo ry'Imana rero muri Yohana 3:16 haranditse ngo kuko Imana yakunze abari mu isi. Nongereho Imana yakunze abari mu isi, ariko hagakurikiraho cyane. Aka kantu ka cyane karakomeye, kuko nshobora gukunda ariko sinkunde cyane, ngakunda ariko kuri cyane nkabireka. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, iyo cyane iyo ngiyo rero igiye gupfunyika kado. Rero ndakunda ariko cyane, iyo cyane rero igiye gupfunyika kado. Iyo cyane yayiteye gutanga ikintu gihenda kuruta ibindi byose Imana yari ifite, n'umwana wayo. Iravuga ati urukundo rwa cyane nta kindi nakoramo, ndabaha umwana wanjye, kandi rongera si n'umwana wanjye nanga, n'umwana wanjye nkunda, kandi si mu bana benshi umwana wanjye w'ikinege. Irangije isobanura impamvu imutanze, kugira ngo umwizera atagira gute, atarimuka aho gahabwa ubugingo bw'iteka. Iyo tugeze kuri urukundo, aho umuntu yakubaza ikibazo gikurikira: Imana yakunze abari mu isi cyane ryari? Nituvuga ryari turashyira mu bice 3. Turabanza turebe Imana itararema umuntu. Ese Imana yakunze umuntu itaramurema? Ubyibaze, Imana yakunze umuntu itaramurema, ikaba ariyo mpamvu yamuremye. Imana yakunze umuntu itaramurema. Ako ni agace kamwe k'umuntu ari mu bitekerezo by'Imana. Agace ka kabiri ni agace umuntu Imana imuremye ari muri Edeni akora ibyiza. Ese urukundo Imana ivuze hano yari umukunze atarakora icyaha? Bari bakiri mu busabane n'Imana, niyo gihe Imana yamukunze cyane itanga n'umwana wayo. Noneho rero uraza gusanga urukundo rushobora kuba rwaraje nyuma, kuko basobanuye ko impamvu Imana yamukunze cyane ni ukugira ngo atarimbuka. Bivuze rero ko Imana yakunze uyu muntu amaze kwinjira mu gice cyo kurimbuka, yagiye muri zone yo kurimbuka, kuko ntiyari kwita ikunda umuntu cyane gutyo ingitangiye n'umwana w'igitambo nta cyaha cyabaye. Igice cya 3 cy'uyu muntu ni igihe yari amaze gukora icyaha avuye mu busabane n'Imana. Icyo gihe rero Imana ifite amahitamo 3. Yakoze proje. Imana imeze nk'abandi bakire bose. Y'abantu bamaze gukira bajya bakora imishinga bakayikorera hanze y'umujyi.
ugasanga umuntu akoze ka famu ahantu ku ruhande, ugasanga akoze akantu ku ruhande kubera gukira. Umuntu agenda arema imishinga, ari mu duproje. Imana nayo bwo gukira mu ijuru, ngiye mbona ari ugukira yire yamaze gukira, kuko yari ifite abamarayika, ifite ibizima, ifite abakuru. Yashaka umuntu imushaka biki, ariko abakire bose niko bamera, agomba gukora agashinga ku ruhande kayibyarira umusaruro gafite inyungu. Kandi ukoze umushinga wiga aho ukorera. Umushinga yakoze rero ati rero ngiye kurema ikintu cyitwa isi, ariko yitaho. Yakoze ikintu cyitwa isi, irundamo ibintu byose, irabanzira. Icyo nakundiye Imana, yaremye umuntu ibanza kumuremera ibiryo. Iravuga ati ibyibanza arabanza asange bihari, ibindi azabikore nyuma, ariko arabanza nibura ntaruhe mu minsi ya mbere, kuko niyo umuntu ashingiye umuntu cyangwa ashingiye umwana, hari ibishingiranwa, hari bitwikururwa ubanza kumuha, akazarwana n'ibindi nyuma. Imana abanze kumuremera ibiryo, mvuga ati urasanga ibiryo bihari, kora ubusitani bwiza, ishyiramo amafi, ishyiramo ibiguruka, ishyiramo ibimuzengurutse, iramucanira amatara. Iramubwira ati nijoro hari itara rizajya ryaka ku kwezi, rigagirwe n'inyenyeri imitako. Ku manywa izuba ryake, rivemwo ubwiza bwinshi bundi budasanzwe. Ariko uyu muntu nubwo yari akunze gutyo, Imana yaremye umuntu ifite aduyi, ifite mukeba. Cyo kibazo cyabaye, yari ifite mukeba. Mukeba w'Imana muramuzi, Satani. Yari yaratawe mu isi. Ubwo rero Satani amaze kubona ko Imana ifite umushinga hafi aho, Satani akora ikintu kibi cyane cyo kujya kumushuka. Hari umwana wambajije nijoro arambwira ngo kuki, ngo Imana yafashe igiti kimenyesha ikibi n'ikiza akagishyira aho ngaho umuntu ari hafi. Ndamubwira nti Imana ntabwo Imana ishukana, ahubwo yari yizeye uwo muntu, yaramuhaye iby'ingenzi byose, yaramwigishije. Imana ni mwarimu, yaramusobanurira ati Adamu, ati wabyumvise, barya kino ntibakirya. Adamu aravuga ati nabyumvise rwose. Ubwo rero kuva umuntu yari yumvise ibiribwa n'ibitaribwa, ntitwashyira urubanza ku Mana, responsibility ziri ku muntu. Imana yaremanye umuntu icyo bita libre arbitre volonté, ukuvuga ngo yamushyize kwishyira ukizana, gufata icyemezo cya nyuma n'ubushake. Ibyo kurya igiti rero namahitamo ye, yashaka ntari kukirya, nta wakimutegetse, ni ukunanirwa gufata icyemezo kimufitiye akamaro. Ariko amaze gukora icyaha, Imana ibibaye nkaho wa mushinga wayuhombye. Umushinga urahombye, icyo Imana ashaka kugeraho n'iki kibaye, imigambi y'Imana rifite kuri uyu muntu irapfuye. Imana rifite amahitamo atatu, kimwe n'abandi bakire bose bakoze umushinga. Muri mwebwe harimo abacuruje, nkagiye mukora ama business agahomba. Iyo business rero ihombye, washoyemo igishoro, wibaza ibibazo bitatu. Icya mbere, ndayireka. Ni kimwe mu byo wibaza, uyu mushinga urampombeye, ndekeraho ngureke. Uko kibazo ugomba kugisubiza. Icya kabiri, ushaka kuvuga uti ndongeramo izindi mbaraga, umushinga urushaho kuba mwiza. Ubusiyo ya gatatu ni ukuvuga ngo nubwo njye binaniye nawuha undi, ugashaka undi muntu wawihera ukabivamo. Imana yo yari yicaye iribaza, uyu muntu kwa mpombeye, mbivemo mbireke, ndeke mpombe nyine iyi si irangire, nemere mvuge ko Satani ntwaye umuntu. Imana avuga ngo iyo busiyo ntagariyo, aho siho. Kanja ha kabiri, iravuga ati aha kabiri hose mbigenze nti murekere Satani yirwarize. Atoya, ntabwo aduyi namurukana mu ijuru ngo n'umuntu naremya mujyane. Ifata icya gatatu, irashira mu izindi mbaraga, irawuvugurura. Kuza kwa Kristo ni wa mushinga Imana yavuguruye. Iravuga ngo ndawuvugurura, mugeze ku rwego wari uriho, musubiza aho wari uri. Uyu muntu nongere mbane nawe, nongere ndemu busabane. Nubwo yakoze icyaha, ariko ari ukuntu bigenza. Mwibukere rero ko uyu muntu amaze gukora icyaha, yahise ajya mu biganza bya Satani. Mu byumva neza, ntabwo yahise yigenga, yahise agengwa n'undi. Abantu muzi bijyanye n'ubucuruzi bubera muri inyanja ya Mediterane, inyanja y'Ubuhinde, muzi ko hari igihe umuntu yohereza ibicuruzwa bije muri Afurika, byagira hariya muri Somalia, hakabaho ibyihebe, bigafata ubwato bugashimuta abantu ubwato bwa Amerika, cyane cyane ubwato bwa nyakubahwa bw'umuntu ukomeye ufite ikintu yaguha. Ntupfa gufata ubwato bw'umuntu wo hasi, ni ugufata ubwato bw'umuntu nyine ufatika. Noneho rero imaze gufata ubwato ugafata n'abantu. Buriya Imana yahombye umuntu n'ibintu, kuko Imana yahaye umuntu isi ngo yitegeke, ariko ihomba umuntu, ihomba n'ibintu. Satani abwira Imana ati ndamufite, uranyishyura cyangwa mwice, kuko nibyihebe niko bibwira Amerika. Bikavuga biti dufite abana bawe, dufite n'imitungo yawe uri bwishuri. Ikintu namaze kumenya rero, iyo bakiri bazima batarapfa ujya mu mishyikirano. Imana ntiyaturetse, yaravuze ati sojya mu mishyikirano buretse kumwica, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Kuko Imana yakunze abari mu isi, wongereho cyane. Byatumye
itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana iravuga ngo ndishyura ikiguzi binzi, icyo byantwara cyose ndacyishyura, icyo binsaba cyose ndagitanga. Icyo cyerekana urukundo ikunda wa muntu. Noneho uyu muntu mwibuke ko ikintu cyantangaje, Adamu ntigeze yihana ngasaba imbabazi avuga ati rwose mbabarira. Yaraburanye, yaravuze ati rwose mwami urabizi twabanaga rero nkiri umuseribateri ntarashaka, ntaragira umugore, nari umunyamwuka, nta byaha nakoraga. None umaze kunshingira nibwo ngize ibyago n'amakuba umugore wampaye. Kandi mwibuke ko yari yavuze imitoma. Uyu muhungu witwa Adamu amaze kubona umugore yabwiye Imana ati rwose reka ndirimba akaririmbo k'imitoma, ndirimbira umusheri wanjye. Aravuga ngo nakara ko mu mara yanjye azitwa umugore akuye muri ngewe. Ari kumavuga imitoma, mu kanya koze icyaha aravuga ngo rwose ngo ni wa mugore wampaye, ngaho atabirimo, ngaho mbese nta kintu cyiza yamubonyeho. Araburana aho kwihana. Umugore nawe ntabwo tubona ibintu byinshi yavuze ngo inzoka niyo yanshutse, n'inzoka yo ntiyavuze. Ikintu kitangaje rero, ntabwo abantu batihana wagombye kubaha imbabazi. Imana iravuga ngo aba bantu kwihana ntabwo imutegerejeho, bemeje gukora icyaha, ntibanasaba n'imbabazi, ntibanaca bugufi, ahubwo barimo baburana gusa. Imana rero ibaha ibihano byoroheje bya bugufi nyine byo kubakura muri Edeni. Ariko ikintu gikomeye Imana yakoze, yabambitse batayisabye kubambika. Iravuga ati banambaye ubusa, banameze nabi, yibwiriza. Imana yibwiriza ubwayo, iravuga ati umva n'ukuntu banameze birababaje, ni ibigoryi byanjye, reka ndebe ukuntu mbashakira kenda ngihita ibaga agatungo hafi aho, umutwara aho hafi, bavana amakamba rirabambika. Bisobanura ngo hazabaho ikintu cyitwa ubuntu. Imana igirira umuntu ubuntu utabukwiye. Buri icyo bita ubuntu ni ikintu umuntu aguha utagisabye. Ariko ntabwo burabo ubuntu, kuko bijya kuba ubuntu bw'Imana ni ikintu Imana igukorera utagisabye. Icya kabiri ni ikintu Imana igukorera utagikwiye. Mujya mu buzima bwacu tugira abantu bagira ibintu bitabakwiye, wamura ugasanga ibintu bimuriho sibye, ntibimukwiye rwose, bigatera n'abandi shari. Dufite abantu bagira ibintu by'Imana bihereye bitera ishari, bikagaragaza ko Imana bimuhaye ntibimukwiye, ntasa nabyo, cyerekana ko ari ubuntu. Ntabyo wasabye ntibigukuye. Icya gatatu, ntiwabasha no kubyishyura. Urukundo Imana dukunze rero ntabwo twasabye. Ntabwiza akora komande cyangwa kore demande yo gukizwa ngavuge ngo ngengeye kwandika ibaruwa mu ijuru bazayigeho ngizwe. Ntawigeze asaba gukizwa. Reka ntabyo wasabye. Icya kabiri, nubwo utabisabye yabiguhaye, n'ubundi ukomeza no gukora ibintu bibi. Imana yaduhaye agakiza, iduha gukizwa, inateganya ko kwajya cyunda tunagira intege nkeya. Iravuga ati nibagiye banazigira nzajya nshaka amaraso kwikire, ariko ntago nabareka. Ikindi, ntago twakwishyura ubuntu bw'Imana. Niki wayishyura se? Wayiririmbiraho? Niki watanga? Niki wakwishyura? Niki wakwishyura giva n'urukundo rw'Imana? Imana ibaga iryo tungo, yambika wa muntu utabikwiye, utabisabye, utabikeneye, kubw'ubuntu bw'Imana iramwambika. Imana yakunze abari mu isi ryari rero bamaze gukora icyaha, niho urukundo rw'Imana rwagaragaye, itanga Yesu. Aho umuntu yakwibaza rero, tukira aha ngaha ku rukundo rw'Imana rugaragaza no gutanga Yesu. Imana imaze gutanga Yesu, imaze kwiyemeza kumutanga. Uyu muntu ntigeze yihana. Adamu ntiyihanye, Eva ntaho yihaniye, ntaho nzi nigeze umuntu yihana. Ikintu Imana yabanje gukora, yese ibigira isezerano. Iravuga ati kugira nanjye bibe ibintu bifatika, reka mbigira isezerano. Iyo ugiye mu itangiriro rero, niho usanga isezerano rya mbere rikomeye mu bice 3:15. Imana yahise ubwayo yiyemeza kwivana mu isezerano. Iyo hita ivuga iti ntabwo umushinga nkureka, ahubwo ngiye guhita ntaga isezerano kuri uyu mugore, mbwira na Satani icyo nzamukorera. Kandi uyu mugore nubwo agize intege nkeya, muri we hazavamo umutware, hazavamo umunyembaraga uzamena umutwe imbaraga za Satani. 3:15 mu itangiriro iramubwiye ngo nzashyira urwangano hagati yawe n'uyu mugore, kandi n'urubyaro rwawe n'urwe n'inzangano gusa, ariko ruzagukomeretsa umutwe, nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Ubwo bavuze iki? Bavuze ko Kristo azaza, hanyuma akabambwa ku musaraba, ya misumara kubiswemo mu kirenge, mu kiganza, mu rubavu, byose muzi, bivuga ko Satani amukomerekeje. Ariko nawe Yesu namara kuzuka azavuga ijambo, avuge ngo nahawe ubutware bwose, amume n'umutwe, amwambura ububasha n'ubushobozi yaradufiteho. Imana itanga isezerano rikomeye. Imaze kuritanga,
byagombaga gusohora mu gihe. Kugira ngo isezerano risohore bisaba ibintu bine. Icyambere bisaba igihe. Hano mwese mufite amasezerano, ariko amasezerano ntajya asohora igihe kitaragera. Ntabwo isezerano rye risohora igihe cyaryo kitaragera. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo hahirwa uwizeye kuko ibyabwe n'Umwami Imana bizasohora. Kuko mu gihe cyashyizweho nta kinanira iki Imana. Imana yigiye gusohoza isezerano ibanza guteganya igihe izarisohoreza. Niyo mpamvu umuntu urifite ntajya apfa. Ntabwo yapfa mbere y'igihe. Isezerano riragenda rikaremberera Imana, Imana ikagiririnda, ikaririndana n'uwo yaribwiye. Bigatuma rero ntitwicwa niba turiho kubera ko igihe nticyagera ngo dupfe isezerano ritari ryasohora. Icyambere Imana ikora yitari isezerano irishyira mu gihe. Ikagishyira mu ikaribika mu gihe, igihe ikabikamo ikavuga ati wagihiwe bugumye aho ngaho. Niyo mpamvu usanga Yesu mu Bagalatiya handitse ngo havuga igihe, hakavuga ngo 4:5 ibice 4 umurongo wa 4 ngo maze igihe gikwiriye. Ni igihe ariko nanone gishyitse, igihe gikwiriye gisohoye. Imana yohereza wa mwana wayo wa wundi twabonye mu itangiriro 3:15 wabyawe n'umugore. Urumva bavuze umugore mu itangiriro, none ngo igihe gikwiriye gisohoye Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore, kandi wavuze twabwo n'amategeko kugira ngo acungure duhinduke kwa abana b'Imana. Imana yashatse igihe gikwiye Yesu akwiye kuzamo. Byafashe imyaka 4,000 rero. Kuva Imana ibivuga kugeza bisohoye ni imyaka 4,000. Yesu yavutse isezerano rimaze imyaka 4,000. Kugira ngo isezerano risohore rero rigomba gutegereza igihe. Icya kabiri, kugira ngo isezerano risohore ritegereza ahantu rizabera. Isezerano rigomba kugira ahantu rizabera. Niba uri hano ufite isezerano, aho wabicaye hose naho uri, ushobora kuba aho uri ariho koko igihe kitaragera. Ukabura ahantu ugombye kuba ho kubera isezerano, ariko igihe kitaragera. Iyo kitaragera ntabwo risohora. Icya gatatu cyo kwisezerano bisaba ngo Imana ishake n'abazago abafatanya bikorwa bisezerano. Imana ishyira abantu mu nzira yawe, iteganya abantu bazagufasha. Birasaba ko tubona Mariya kugira ngo Yesu avuke. Mariya agomba kuboneka, kuko Mariya agomba kuboneka. None Mariya aboneka nyuma y'imyaka 4,000. Niyo Mariya ari wa mugore bavuza mu itangiriro turi kumubona mu myaka 4,000. Noneho kandi si cyo gusa, irangije iguha n'ibimenyetso kugira ngo utazavangirwa mu isezerano. Utazavangirwa ujye umenya A na B na C ubitandukanye. Niyo mpamvu rero hasabaga iki? Inyenyeri. Hari umugabo washatse kuvuma Abisiraheli yibwira ko ari abantu basanzwe. Aravuga ati ngiye kubavuma, kandi koko babonaga boroshye kubavuma, byoroshye cyane. Hari igihe ubona umuntu ukumva aroroshye kumuvuma, ukabona umuntu n'umuntu fake, ukanabaririza uti se, ukavuze se hari abantu agira. Muri igihugu cy'u Rwanda njya nibuka muri za 95 hari abantu bari babohoza amazu. Kubohoza amazu byabagaho mu Rwanda, ariko mbere ko bohoza inzu babanza kubaza nyirayo, se iyi nzu igira nyirayo? Bati arahari. Ukumva ukitonda gato, ukavuze se agira umwana? Ati ni umusirikare. Oya, uhita ukomeza ukagenda. Hari inzu uri bohoza ariko nyirayo ni jeshi, ugacaho. Ni nako rero bijya bigenda. Ntushobora kuvuma umuntu ubitse mu isezerano. Niyo mpamvu uyu mugabo witwa Baramu mu bice 24 byo mu kubara bari bamuhaye ikiraka. Baramubwira bati hari abahungu b'Abisiraheli, Abisiraheli barimo baca mu gihugu cyange cy'abamo Wabu, none nzi kugira impano n'umuhamagaro wo kuvumana. Uwuvumye birafata, kandi uko byarafataga birafata uretse kuba bita isezerano. Hari igihe bifata, ariko uyu we mugati ndagwikiraka. Umugabo aramubwira ati ngiye kubavuma. Yajya kuvuma akabona ntibyemera. Ati nuko navumiye ndi mu kibaya ntago mu kibaya imivumo ifata. Bajya ku musozi tijya nk'ijari hejuru, uvumu bitegereza. Ageze ijari aravuga ati nijari ugiyeyo ntibifata. Aramanuka ati giburasirazuba neza aho bitegereza. Noneho ngo agezeyo aravuga ati ndamenye impamvu batavumika. Ati nabonye muri bo, ati ndamureba, ati ndamubonye. Atubonye iki? Ati ndamubona, ndamureba. Ati ariko si ubu ngubu. Ati ndi kumubona. Atubonye iki? Ati ndi kumubona. Yagiye muri zoom yo mu mwuka. Ati ndamubona. Ubonye ati ariko si ubu ariko arahari. Atongera urebe neza, ati atongera witegereze. Ati namwitegereza. Ati ariko ntaga ndi hafi. None se bimeze bite? Aravuga ngo ari gari inyenyeri izakomoka kwa Yakobo. Yarimo mubona rero. Aravuga ati twari ibyawe ntago bavumika, kuko muri bo mwazaturuka.
bene data rero yesu nashimwe. Imana yateguye igihe, itegura n'abazakira Mesiya. Imana ishaka guisezerano, itegura igihe cyo kurisohoza, igategura n'abazagufasha kurikira mu bikorwa. Burana nta n'umuntu upfa gupfa. Buga no gupfa niko bimeze. Kugira ngo umuntu apfe hahura bitatu. Icyambere, igare rizagutwara. Kuko muri byavuze ngo mu rugendo, ngo mu magare 1000 ngo harimo n'iryo wangeneye. Amagare rero iyo nta gare ryawe rihari, niyo haza amagare atwara abandi mwicaranye, wowe urahokoka kuko nta gare ryawe ririmo. Iyo nta gare ryawe niyo haza urupfu baruhaye invitation, bati wowe genda uduzanira umuntu, nta gare ryawe ririmo, rutwara abandi ugasigara. Nuko tubaho rero, tubaho ruhari rureba, rwahagera turashaka iki, bati barakututumye, nta gare rugataha, nta gare. Icyakabiri gituma urupfu rufata umuntu nuko igihe nacyo kigomba kuba kigeze. Iyo igihe kitageze niyo waca mu muriro ubaho, niyo waca mu mazi ubaho, kuko nta igihe ntikiragera. Icya gatatu rero, uretse igare n'igihe n'ahantu umuntu azagwa, buri wese afite ahantu azatahira, kuko Imana yamubwiye ati usezere hari ahantu ejo nzakujyana uzamukireyo. Muri wese afite aho wavukiye, wakoreye ubukwe, ariko ufite n'ahantu uzafatira igare, hari igare uzategeramo. Imana yabwiye Mose ati sezera ejo tuzagenda ahantu, ati ntabwo uzagaruka ejo. Iyo rero bitahuye ukomeza kubaho, iyo bibiri byahuye urataha. Iyo hahuye igihe hagahura n'ahantu ariko nta gare, Imana yabwiye ati itsubirireyo, iyo ndwara yo kukwica taha ugende. N'isezerano ry'Imana ntabwo risohora hatabonetse igihe cy'Imana, hatabonetse abashyira mu bikorwa iryo sezerano, hatabonetse n'ahantu ni igihe n'abazagufasha. None Yesu agomba kuvuka rero, bitatu bigomba guhura. Baramuravuze ati ariko hari n'ikimenyetso, twe turahuza bine, turahuza ahantu Yesu avukira, duhuze igihe Yesu azavukiramo, duhuze abafatanya bikorwa bisezerano, duhuze n'inyenyeri, duhuze n'ikimenyetso, inyenyeri izayimurikira abantu kugira ngo Yesu atavukira mu mwijima. Yesaya rero Yesu avuga ati njewe mfite amakuru yizewe. Yesaya yaravuze ati nanjye nderetswe mu myaka 600 mbere yuko Yesu avuka. Yesu amenya umwana uwo ari we, kuko iyo byaye umwana yatari umuhungu aba ari umukobwa. Yesu aravuga ati njewe nahise mumenya neza ntago ari umukobwa, nsanze ari umuhungu. Ati nukuri umwana yatuvukiye. Kandi yabivuze nk'ahari, yavuze ati ahubwo sinzi impamvu mutamenya amakuru. Yavutse. Ati ngenda mubona tumuhawe mu ntoki, ni umwana w'umuhungu, ntago ari umukobwa, ni umuhungu. Ariko aravuga ati inyenyeri yambaye ku bitugu bye, ubutware bwe ni ku bitugu gusa. Aravuga ati ariko amazina ye yaratangaje, rimwe muri yo ukuntu azitwa azitwa igitangaza. Ati ariko si cyo gusa, akaba n'umujyanama, ni umujyanama. Kandi Yesu inshuti yacu nziza, akugira inama ntabwo wayoba. Aravuga ati ariko ntagarukira ku bujyanama, ni n'Imana ikomeye. Arongera aravuga ati ntagarahagarukira, ni data wa twese uhoraho. Dufite papa babaye babi, iyo tuvuga data mujye muvuga Imana nka papa, ariko ntimugarukiraho. Iyo uvuze Imana nka papa harabutera ibikomere. Dufite papa bagiye baduta, badata batatwemeye. Ni data wa twese mwiza. Tazajya uvuga ngo ni nka so wanyu uzi ukuntu yakugize, ariko ni data wa twese wongereho mwiza, azi intege nke zacu. Arangiza avuga ati ariko rero ni n'umwami w'amahoro. Yesaya arabivuze, aravuze ati ibyo bimenyetso nimubibona kuri uwo mwana w'umuhungu, mugasanga afite ubutware ku bitugu bye, mugasanga ari igitangaza, mugasanga ari umujyanama, Imana ikomeye cyane, data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro azaba ari uwo. Uwitwa Mika aravuga ati njewe nabonye hazavukira. Mika 5:1 yavuze ati nabonye karitsiye, nahabonye hari ahantu agomba kuvukira, bigomba guhura. Yesu ashimwe. Kugira ngo Yesu avuke haraza igihe kigomba kuza, haze n'ahantu, haze n'abantu bazabishyira mu bikorwa. Mariya aboneke, aravuga ngo 5 muri Mika 1 ngo ariko wowe Betelehemu Efurata uri mutoya rwose mu bihumbi by'Ubuyuda rwose, mbese uri sinyifiya ntacyo uvuze, akantu kafeke ko hasi, ariko ngo muri wowe indani aho niho hazava uzaba umwami. Noneho rero Mika avuze ahantu, Yesaya yavuze umuhungu n'amazina ye. Ibyo bimaze kuba rero igihe kirasohoye. Ngiye kuvuga rero igihe nacyo navuze ahantu ni Yudaya, i Betelehemu, mwahumvise ku muryango wo kwa Yakobo, birasobanutse neza. Igihe kirageze, Yesu yavutse ku ngoma y'Abaroma. Kubera iki? Ntago ari gusa, ntago yavutse kuva ku ngoma y'Abaroma ngo n'umuntu abisome yigendere.
kuko iyo usomye muri Matayo 2:1 haravuga ngo Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu cy'Yudaya ku ngoma y'umwami Herode. Kuki hazamo Herode? Kuki hazamo iyi ngoma? Hari impamvu. Yesu yavutse ku ngoma y'Abaroma. Iyo bavuga Abaroma mu gihe cya Yesu baba bavuga iki? Mu gihe cya kera uretse kino gihe cyo muri demokarasi kire gihe cyariho za oni, uwabaga ufite imbaraga niwe wayoboraga abandi. Umuntu yayoboraga abandi kubw'imbaraga afite akegeranya ibihugu akaba umwami w'abami. Yesu yavutse rero hagezweho Abaroma, ariko sho barabambiri. Habanje Afrika, muri Egiputa murabizi. Hajyaho hari ya bihugu bya Aziya, hajyaho Bashuri, Abibabuloni, hajyaho Abamedi, hajyaho Abaperesi, hajyaho Abagiriki, basimburwa n'Abaroma. Kugeza uyu munsi nta urabasimbura. Kuva icyo gihe. Noneho reka turebe kuki Yesu atavutse ku ngoma y'Abagiriki, kavuga ku ngoma y'Abaroma. Hari impamvu. Harimo evangelization. Iyi ni inkuru nziza yagombaga kuvugwa. Abagiriki bari barateye imbere muri filozofi, mu bwenge no mu rurimi. Ubwenge bw'Abagiriki n'uyu munsi nibwo tukigenderaho. Ibintu byinshi byo kwa muganga, imvugo nyinshi, indimi nyinshi zikomoka mu Kigiriki. Ariko nubwo Abagiriki hari icyo batagiraga, hari icyo Abaroma babarushaga. Abaroma bamaze kubasimbura bakoze ibintu bituma Yesu agomba kuvuga mu gihe cy'Abaroma. Ibintu bine Abaroma bakoze. Icyambere bakoze icyo bita imihanda, ingendo, gukora moyen de transport zari zoroshye. Niyo mpamvu bavuga ngo inzira zose zijya hehe i Roma. Byavugaga iki? Iyo wabaga uri mu muhanda mu gihe cy'Abaroma utagombye kubaza uti inzira igi Roma ni hehe, wakomerezaga aho uhagaze wageragayo. Mu gihe cya Roma umuhanda wose wabaga urimo wajyaga i Kigali, aho wabaga uri hose wajyaga muri kapitali. Niyo wajyaga ku mato inzira guhuzana n'ubwato wasanga ubugi Roma. Numa Paulo yavuze ngo ngomba kuburanira i Roma, ntago naburana hano hafi. Ni Roma niho gahunda igomba kurangirira. Urumva rero Imana yashaka ko Yesu avuka mu gihe inzira ari nyabagendwa, mwayeza kugenda zoroshye. Abagiriki rero ntibigeze batera imbere mu byo gukora imihanda, bateye imbere mu bwenge no mu mibare no mu buvumbuzi no ku rurimi. Abaroma nabo bahageze baravuga bati tugiye gukuraho ururimi rwa Kigiriki turumareho, barumazeho ruranga. Kubera iki? Imana ari rukeneye. Bibiliya Isezerano Rishya yanditswe mu Kigiriki. Paulo yagomba kuzandika mu Kigiriki. Nta mpamvu rero kurukuraho bari kwihurananirana. Kubera ko Imana ari rukeneye mu Bugiriki kure mu rurimi iri kubita Abaroma ati Abaroma muyobora ibindi ururimi mu Bugiriki nirwo muzakoresha. Ubwo rurimi ruraje rero ni kuvuga igihe cy'Imana gisohoye yegeranye n'ibikoresho, kegeranye ibintu byose by'ingenzi kugira ngo isoze amasezerano. Kigiriki kiraje giye kudufasha muri Bibiliya yanditswe mu Kigiriki Isezerano Rishyashya ririmo ubutumwa bwiza. Icya kabiri hajemo imihanda. Icya gatatu harimo icyo itumanaho, media. Utise habagaho iki? Abaroma bari bafite uburyo bw'itumanaho ku buryo Kristo akwiye kuvuka mu gihe ubutumwa bugenda. Niba ngiye muri kubana turi kuri media, ibi nabyo bifite ubuhanuzi. Ibi nabyo bigomba kuvuga iki, hari icyo biri gusobanura. Kuba umuntu ashobora kwicara ari we mu rugo akabavugana n'abantu bo kwisi yose, birimo bisobanura andi makuru, birimo bivuga ibindi. Yo Yesu agiye kuza ategura n'itumanaho ku buryo ibye tubanza kubivuga ataraza. Yesu buga azitangaza amakuru cyane, ararizi kama urugero n'Imana igitaho. Uwaruzi ko mbere yuko Yesu avuka bashatse umunyamakuru witwa Yohana Mubatiza. Yari umunyamakuru. Hari hashize imyaka 400 nta makuru ari gutambuka. Baravuga ati mushaka umuntu umunyamwuka Yohana Mubatiza. Araza aravuga ati baramubaza turinde uri igiki ko uhagaze hano uvuga. Yaravuze ati yarafite bafre indangurura amajwi bya mikrofone bya hoparleur ahagarara mu butayu. Yaravugaga yaruzi umwuka imyaka 40 30 atarya tanywa atarya ibyo kurya byo mu nkono. Yarafite umwuka wa wundi kitwa umwuka. Yajaga avuga adakeneye indangurura amajwi. Aravuga ngo njewe ndijwi byurangurura mu butayu ngo mugorora inzira ze. Yari mategurira Mesiya. Aravuga ati ariko singewe uwo nguwo uzaza. Bati Eliya uri Yeremiya ati ntabwo ndumwe muri abo ngabo. Cyakora uwantumye yarambwiye ngo wowe ujyana uvugira ko agiye kuza utunganya inzira y'Imana ishaka gusoza amasezerano, ituma bavuga butumwa bagenda imbere y'ayo masezerano. Bavuga ngo bigiye kubaho. Nibi muri kubana biri horere bituri mu uyu munsi. Yesu agiye kugaruka. Hagomba kubanza kubaho ivuga butumwa risanga umuntu mu nzu, rimusanga aryamye mu rugo, rimusanga ku modoka ye, rimubwira ko Yesu aje. Kugira ngo ibyo Yesu yavuze ngo ntabwo azaza nta na hamwe atagize ubutumwa bwiza. Iyo uburyo bwo kubugezayo rero nuko mubujyana mu matelefone, mubwumva ku maradiyo, mubishaka mutabishaka.
hari ujya kumva gusa ubutumwa gusanze kuri radio utabushaka, ukumva bikuguye utabishaka, kugira ngo urwitwazo ruveho. Yesu rero yagomba kuvuka mu gihe cy'abaroma, hariho ingendo bagenda neza, ivuga butumwa rikazoroha, kwandika ikigiriki cyogeye mu bwami bwabo, icya gatatu itumanaho rishoboka, icya kane hari icyo bita umutekano. Abaroma bafite umutekano, muzabaza amakuru. Abaroma bari bafite icyo bita amahoro ahagije ku buryo ivuga butumwa rishoboka. Ibyo rero reka ne kubitindamo. Noneho ibyo rero bimaze kuba, igihe cy'isezerano kirasohora nkuko twabibonye. Ariko ikintu kibabaje nuko abari barigenewe batabimenya amakuru. Nge ntabwo ndabyumva, ni gute abantu b'i Yerusalemu batamenya amakuru abareba. Nabonye hano noze ndeba abantu batabimenye. Uwa mbere abanyabwenge bo barabimenye, ariko nabo kubimenya bari bafite ikintu cya kane twavuze gituma isano rya Yesu risohora. Inyenyeri, ntabwo wajya kuramya Yesu n'umubiri, muri kamere ntibyemera, bisaba ikimenyetso. Ngo bari barabonye inyenyeri burasirazuba, barayikurikira. Ntibaza inyenyeri yari imwe cyangwa zari nyinshi, ariko aba bahanga bari bazi gusoma ibyanditswe byera, bakabicengera, bakamenya gutandukanya inyenyeri ivuga iby'umukiza n'inyenyeri isanzwe, ngo barayikurikira. Ariko ngo bageze i Buyuda basanga abaho ntibabizi, kandi aba bagabo baje bafite amakuru yizewe. Baravuze ngo umwami w'abayuda wavutse ari hehe? Bamushakiye i Buyuda, ngo twabonye inyenyeri ye turi burasirazuba, none tuje kumuramya. Umwami Herode abyumvise aravuga ati ayo makuru ntayo nzi. Ngo hagarikana umutima n'ab'i Yerusalemu bose. Kuki Herode ahagarikana umutima n'ab'i Yerusalemu? Herode ntimumurenganye kubera ko ntabwo ari umuyuda. Ntabwo ari umuyuda. Abavuga amateka y'abakaruwo kwa ba Esawu hirgiyo, we yari umuroma waje gukora akazi, ntabwo yarashinga ibyo gusenga. Ahamagara rero abantu abo bita abatambyi bakuru. Ntiyahamagaye abatambyi bato, yahamagaye abayobozi b'amadini. Burya bavuga ngo abantu b'amadini bakuru bazaze, ariko ahamagara n'abanditsi babika ibyanditswe byo mu buryo bwa Kiyuda bwa Mose. Ngo bahageze arabaza ati mfite abashyitsi basuye, none abo bashyitsi barimo bavuga amakuru ngo hari umwami wavutse, kandi nge nzi kandi nge mwami, none ngo hari undi. Ayo makuru murayagira mu idini ryanyu? Ngo bashaka aba bantu bize za Bibiliya, babaza ati mwege mwize Bibiliya, mwasesenguye ibyanditswe byera, mwize mu Giheburayo, mu Kigiriki, mwize indimi zose, mu Gitaliyani, mutubwire. Bahita bamubwira bati ni ukuri abanyabwenge ntago bayobye, Kristo bavuga nibyo koko, dufite amakuru yuko agomba kuvukira i Betelehemu mu gihugu cy'Iyudaya. Mwari mubifite ati muramwiteguye se? Mwakoze iminsi mikuru? Reka tiwacu nta byabaye, nta gahunda dufite. Ngiye natangajwe no kubona ijuru ryarantangaje. Yesu kubera ko icyubahiro cyera afite byanze kumwohereza, nta protokoli yabaye. Yesu yaje na protokoli. Haje umuvuga butumwa tutazi izina rye witwa marayika, aravuga ati ngiye nzagenda ndi umuvuga butumwa. Batumira korari, kuko korari tuyifite hano. Baramanuka basanga mu idini rya Kiyuda ntibiteguye uwo munsi mukuru, n'ibyo ntibabizi. Ariko ijuru ravuga ati babyitegura, batabyitegura korari igomba kuririmba, hagomba kuba igiterane. Ntabwo Yesu yaza gutya gusa ngo birangire mu ishyamba. Noneho ni bande se baza kucyakira? Imana iravuga ati hari abantu bagira imitima yoroshye, mushaka ba rubanda ruciriritse rwo hasi, barya baragira intama bibera ku musozi, nibo bakira igiterane. Iyo usomye amakuru neza muri Bibiliya haratubwira ngo marayika yarababwiye ngo uyu munsi bafite inkuru nziza, uyu munsi mfite amakuru. Ngo arabegeranya aho kujyana mu rusengero rwa Yerusalemu, ahabera imihango n'imigenzo y'idini yagikoreye ku musozi. Ibi biterane dukorera hanze nabyo uretse ko bitagihari, burya nabyo dufite tubikura. Niki cyabereye ku musozi, ntabwo cyabereye mu nzu imbere. Ngo maze arababwira ati mujye kureba akana kavutse, kandi inkuru nziza ku bari mu isi bose. Iyo ibi nkuru. Ariko hariho ngo n'umutwe w'ingabo z'abamarayika waririmbaga. Iyo korari nayo iririmba. Ngo bagiye kureba basanga koko ngo umwana niko ameze, ngo Yesu ni wari. Birantangaza kumva Yesu avuka, abagomba kumwitegura ntibamwitegure. Njya nibaza babitewe n'iki. Ariko hari amakuru meza mfite uyu munsi, ntabapfira gushira. Igihe cyose tuba turiho hari abantu baba hari. Amen. Ntibakababeshye igihe cyose iki gihe turimo, igihe cyatambutse n'ikizaza. Hari abantu bafite amakuru yizewe, hari abantu bafite amakuru mazima y'Imana. Reka turebe mu gihe Yesu yavukaga. Ese hari umuntu wari ubizi nibura umwe? Reka dabari benshi. Reka mfate Simiyoni yari umwe mu batambyi. Bavuze ngo abatambyi baraje, ariko umwe nawe yari umwe mu batambyi.
ngo umwuka w'Imana yari muri we, ngo yari yarabwiwe n'umwami Imana ko atazapfa, ntabwo yapfa nyine atarabona agakiza. Ngo muri iyo minsi ngo baje gusengera umwana Yesu, ngo maze yumva umwuka aramubwira ati gahunda n'uyu munsi, haguruka afata akabando. Umusaza arahaguruka agira mu rusengero, yasanze hari iteraniro bari gusengera abana. Ngira ngo pastor w'iri teraniro cyangwa umutambyi ntabwo yabaje gusengera Yesu wenyine, wari umuhango w'abayuda wo nyuma y'iminsi 8 umwana avutse ko bagomba kumumurikira Imana nk'umwana mukuru cyangwa umwana w'imfura. Maze bakajya bahamagara abana, barahamagara bageze kuri Yesu. Simoni ati uwo mwana uwo nguwo mumumpe, batize kuki abandi bana utabavuzeho ukavuga ati mumume ndavuga ibye mufite mu biganza. Ngo aramuterura, ngashima Imana avuga ati umva rero mwami, gahunda yanjye yari iyi, sezerera umugaragu wawe amahoro kuko mbonye agakiza noneho wateguriye Abisiraheli. Abantu baravuga ngo ni iki cyo kuvuga ati ni mureke ibyo mvuga ndabizi. Ngo akiraho ana yungamo aravuga ati nanjye mu mwuka mfite amakuru, ati ngundi yatubwire ati uwo mwana nzibye. Bigaragara ko hari abantu babizi. Mu gihe cyo kwa Nowa, umwuzure wo kwa Nowa, Imana ije kurimbura isi, yaravuze ariko se ndarimbura n'isi nta muntu muzima. Mu gihe cyo kwa Nowa ngo Nowa ngagirira umugisha ngo mu maso y'Imana. Nukuvuga ko mu gihe cyose turimo hari abantu bazima. Icyo namaze kubona system akenshi y'isi ishaka kuturangaza, ariko Yesu yavutse hari abantu bazima. Turimo dusoza rero, ikibazo umuntu akwibaza ni iki? Ni impamvu ki ituma abantu badashobora kumenya igihe cy'Imana? Kuki tudashobora kumenya igihe cy'Imana? Impamvu irasobanutse, ni mu Baroma 12:1. Ibi nabonye ari byo, ibirasobanutse mu Baroma 12:1. Hasobanura impamvu umuntu umeze nkuko tugiye kureba hano adashobora kumenya ibyabaye. Imana bifite amakuru. Iyo usomye 12:1 mu Baroma habivuga neza, havuga neza akavuga ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima bishimwa n'Imana, ariho kwikorera kwanyu gukwiriye. Byagera ku murongo waho wa 12 ngo kandi ntimwishushanye n'abiki gihe, ahubwo muhinduke rwose, ariko ngo mugize n'imitima mishya, kugira ngo bigende gute? Mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye. Bivuze yuko rero ndushobora kumenya igihe cy'Imana udahindutse mu mutima wawe. Niyo mpamvu Yesu yavuze muri 24 muri Matayo ngo uko iminsi ya Nowa yari iri no kuza ko niko bizagenda. Ngo bararyaga baranywaga ngo kugeza igihe umwuzure waje ubanziriza, kugeza igihe ngo bararyaga baranywaga ngo uko iminsi ya Nowa yari iri no kuza kumwana w'umuntu ngo kuzaba nkuko byari bimeze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure. Bararyaga baranywaga bararongoraga barashyingiraga bageza ku munsi Nowa yinjira impuge ntibabimenya. Bene data rero, ndagira ngo uyu munsi wa Noheri dusoza mwe gufata Yesu nk'akana kari mu kirugu, akana gatoya kari kurira kari konka bahetse. Ubu byahindutse. Ubu amakuru yizewe atangwa n'Umwuka Wera nuko ageze ku irembo aje gutwara itorero. Ntabwo rero twakwicara hano ngo dukore umunsi mukuru wa Noheri ngaho Yesu akira akabebe cyangwa agenda ari ku musaraba. Ntabwo dufite Yesu wo muri filime, ahubwo Yesu ari mu nzira za. Ubutumwa bw'uyu munsi rero twabagezaho n'ubuvuga ngo uko yatunguye abantu mu gihe cyo kuvuka niko azatungura abantu agarutse. Kugira ngo tuzatungurwa rero birasaba iki? Nuko duhinduka rwose dufite imitima mishya kugira ngo tumenye iby'Imana ishima kandi Imana ishaka. Murakoze cyane. Ndagira ngo abo turi kumwe dufata umwanya wo gusenga. Mbibutse ko Imana yakunze abari mu isi cyane, kandi urukundo rw'Imana yadukunze ni urukundo rurimo n'ubukwe. Hari inkundo z'ubugoryi abahungu bajya bakundana n'abakobwa, urukundo rutagira gahunda, ariko urukundo Yesu yadukunze rurimo na mariage. Urukundo Kristo yadukunze ntago ari urukundo gusa bwo muri ubuzima bwa Kigali, ahubwo harimo n'ubukwe. Ni urukundo rurimo mariage, no kuri ubukwe buzabaye kandi Yesu azatwishyira. Ndagira ngo mbibutse urukundo Kristo yadukunze, mu mukunde cyane. Mbibutse ko Kristo yadukunze urukundo tutamusabye akatwikundira. Hari indirimbo nakunze cyane ivuga ngo ngenduwe nawe nuwanjye aranzi nanjye ndamuzi, kubimenya nibwo buzima
kubimenya nibwo buzima visama horadashira. Uyu we nuko yabivuze, yaravuze ati noneho niba ari mwene ibyo nge nduwe nawe ntuwanjye, kubimenya nibwo buzima. Undi ayungamo aravuga ngo nabonye umukunzi mwiza yarankunze namuzi, yamfatishije umugozi arirwo rukundo rwe, izo ngoyi ze zanteye kurimbataye rwose, nje nduwe nawe nuwanjye kugeza iteka ryose, nje nduwe nawe nuwanjye kugeza iteka ryose. Ibyo ntunze nanjye ubwanjye iby'uwo mucunguzi, ibyo ntunze nanjye ubwanjye iby'uwo mucunguzi, ntakubaho nta n'urupfu nta n'abadayimoni, nta bya none nta bizaza byazantanya na Yesu, nta bya none nta bya none nta bizaza byazantanya na Yesu. ni abantu baririmbaga imitoma akumva Kristo ngo nge nduwe nawe nuwanjye, nta bya none nta bizaza byantanya nande na Yesu. Ndashaka kubwira abantu uyu munsi mukuru wo kwibuka ko Yesu yaje mu isi, ni urukundo yadukunze tutabisabye tutabikwiye, ariko kugira ngo tutarimbuka. Ndabasaba ari umuntu wese, dufite abantu by'ibiciro bitatu turi kuganira nabo. Dufite abantu batazi aya makuru, batazi ko Yesu yaje mu isi, bibereye iyo ngiyo, abo turabasengera. Dufite abandi babivuyemo, inyenyeri yazimye yarayoboye bageze ahantu barayoba, abo turabasengera. Dufite abagatatu bakibihagazemo, abo rero tugiye kubasengera. Ngiye gusabana none umuyobozi wa gahunda yegere hino asengereye amatsinda y'abantu batatu. Dufite abantu batazi aya makuru, batigeze bamenya ko byabaye. Umuntu yavuze ngo mbese wamenye rya zina ryiza, hari batazi iryo zina ko ribaho, uraza ubingingira Imana. Hari n'abandi bari barabimenye babivamo, hari n'abagatatu noneho batwebwe tukibihagazemo. Uyu munsi mukuru wa Noheli ubasengere, urukundo rw'Imana rubagereho, izo mbabazi z'Imana zatugezeho nabo zibagereho. Karibu nyakubahwa, ubasabire umugisha. Kugira ngo dusenge Imana kubw'uyu mwanya tugezemo mwiza wo gusenga. Birashoboka ko ahuri ubona wagaragaza guca bugufi imbere y'Imana upfukamye. Birashoboka ko wahaguruka, birashoboka ko wazamura ikiganza, birashoboka ko wakwatura nawe yuko aya makuru utari uyazi, yuko umwami Yesu wavutse noneho ageze ku irembo, noneho naza ntaramwakira, ndabigenza nte, nzabigenza nte. Ariko nagira ngo tukubwire rwa rukundo batwigishije. Umwami Yesu nawe yakubabarira, ukizwa ari ubwa mbere umwami yakubabarira. Wari waranaguye, warasubiye inyuma, ya nyenyeri yarazimye rwose, umwami Yesu yakongera kukumurikira ukagaruka mu nzira. Dusenga Imana. Mwami Imana yacu, turagushimiye kubw'ijambo ryawe uyu munsi utugejejeho, rimanukanye imbaraga nyinshi cyane. Ijambo risenya ibikwiriye gusenywa, ijambo ryubaka ibikwiriye kubakwa, ijambo ryuzuye impuguro nziza zikwiriye muri ibi bihe. Turagushimiye mwami, uru rukundo turarusobanukiwe. Waradukunze cyane cyane, uradukunda kandi udukunda tumaze gucumura, udukunda turi babi, uduha umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka
turagushimiye ko uyu mwanya hari abakwizeye, hari abagabo bakwizeye, hari abagore bakwizeye, hari abasore n'abakobwa bakwizeye. Wowe urabareba nubwo tutabareba, ariko wababonye, abemeye guhindukira, abemeye kwihana, abemeye kuva mu mwijima, abemeye kuva mu byaha, abemeye kuba ibyaramwe bishya, abemeye ko baguye, abemeye ko ari abanyantege nke. Yewe Uwiteka we, turagushimiye uru rukundo rwawe, turagushimiye ubu butumwa tugejejeho abari mu Rwanda n'abari mu mahanga, kugira ngo ubutumwa butugeze ku rugero rushyitse rwo gusobanukirwa neza urukundo bakunze isi. Mwami Yesu ushimwe, ushimwe imbabazi uduhaye, ushimwe imbaraga uduhaye. Hari abakomeje kuvuga ubutumwa bwiza, abakomeje kukwamamaza, abakomeje kwamamaza neza ibi byanditswe byera, babisobanura neza, abakomeje kukuririmbira. Hari abakozi b'Imana benshi bagihagaze mu bintu by'ukuri, hari abahagaze mu makuru y'ukuri yizewe bayafite, nk'uko Simiyoni yari ayafite, ubwo abandi batambyi bari barasinziriye batazi ibyo ari byo, batazi igihe Mesiya azabonekera, batazi n'uwo ari we, ariko Simiyoni yari afite n'isura, Simiyoni yari azi n'izina rye, Simiyoni yari azi n'abazamubyara. Haleluya! Bibiliya tubwira ngo umwuka wera niwe wamuhishuriye. Uyu mwuka wera aracyahishura, uyu mwuka wera aracyereka bera bitorera ubwiru bukwiriye abana b'Imana, uko abihishuriye Simiyoni abari kuhishurira abapasitori b'iki gihe, abigisha b'iki gihe, basobanurira igihe turimo, nuko bahanura, nuko bakwigisha. Ko abihishuriye Hana, wabari kubihishurira ababyeyi, abari kubihishurira n'abakiri batoya, kandi nta cyiciro na kimwe wasize. Wabonekeye abashumba, ariko ubonekera n'abanyabwenge. Bisobanuye ko abari hejuru warabiyeretse, n'abicishije bugufi nabo urabiyereka, kuko uri umwami w'amahoro. Aya mahoro turayakeneye muri iri teraniro, aya mahoro turayakeneye mu mitima yacu, kandi urukundo rwawe turusobanukiwe neza. Imbabazi zawe zibane n'abantu bose bameneteye imitima kugira ngo bakire ijambo ryawe, kandi ukomeze ubane natwe muri uru rugendo rugana iwawe. Tubisabye Imana ibabarira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen.